Yes, ndabasuje mwese mwahisemo kubana na Bombokla ibiganiro n'amakuru byose bikabagereraho ku gihe mwahisemo neza, nta mwanya wo kwicuza. Wowe utarakanda subscribe tubanye bwa mbere gerageza kuyikanda, nawe tubana unyumva gusa udakanda subscribe ndagusabye muntu wanjye gerageza ukande subscribe, share ndetse na comment. Ndaje rero mujye munyihanganira, hari ukuntu nzaza mbanza gutindamo gake kugira ngo mbahe rumors cyangwa se mbahe ibihuha biri kugenda bivugwa n'iki. Nzaza mbanza ngera ahantu nirebera amakuru ya zandani ahari, after y'ibyo noneho mbone kuza mbaha ibintu bizima bifite karite, bifite imva n'imvano byumvikana. Kuba natinze ntimukabigireho ikibazo ngo mwumve hari cyabaye cyangwa se hari ikosa ryabaye. We icyo nkusaba ni kimwe, ni ukubana nanjye tukagumya kubana mu biganiro byose. Nzaza nsa nk'ubatanga pause kugira ngo ibihuha bitambuke, kugira ngo mbanza gufata amakuru nyegeranya ndeba ibintu biri trend cyangwa se ibiri ngombwa ngo aba ari byo mbaha. Nibyo mubyumvishe neza cyane, ndaje muri saga nje mu makuru ya entertainment. Murindahabi Irene ubu yamaze kuba akora ubukwe we n'umukunzi we Lilian. Ni byinshi ariko ndabanza mbatambagize uno munsi w'isabato, uburyo Irene umunsi we wari umeze. Yabyutse isaa cyenda abanza kuvugira ku mafone, ahamagara Hussein amubaza imba igikoresho cyamaze kugera muri mu ntare aho sare yari bukorera ubukwe, kugira ngo amenye sound check n'ibindi byose. Atangira izo saha isaa cyenda nibwo Murindahabi Irene yari amaze kubyuka mu buriri, akomerezaho ajya kureba uburyo bimeze installation. Ese Hussein yahageze n'iki? Yahageze saa 12 zuzuye kugira ngo arebe buri kimwe uburyo bimeze, imba byose byitaweho gatanu kuri gatanu. Yarahavuye kuko yari afite nako ubu muri turi kugenda tubona live stream ya Murindahabi Irene uko ari gukora live stream, akora n'ibiki byose kugira ngo ubukwe bwe bwose amasaha agera kurangaye mu bukurikire nta kibazo se cyangwa nta kindi kibazo muhuye nacyo. Ndagira ngo mbanze mbabwire ibyamamare byatashye ubukwe, harimo Philipita, hakabamo Rocky Kimomo. Ubwo nimvuga Rocky ujye wumva genge yose, akaza kuza kubamo ba Cross Easy, ba Junior GT, abastari benshi bagiye batandukanye bitabiriye ubukwe bwa Murindahabi Irene. Umuntu utageze cyangwa se utaje kuba ahagaragara n'umwe rukumbi ni Mitsutsu Empire cyangwa se Mitsutsu Comedy, bitewe n'ibibazo arimo. Ese munyangane bitewe n'ibibazo arimo byo kuba kiri mu gahinda ko gupfusha umuvandimwe, ariko nawe nizere ko agumya kwihangana akagumya kumera neza. Ndagira ngo nanone mbabwire yuko ubu bukwe n'ubumwe mu bukwe bwakiriwe n'abastari benshi, ariko ikibabaje igiteye isoni n'ikimwaro, bwa bukwe bwabereye kuri Murindahabi Irene, live stream ya Murindahabi Irene bwa Vestina na Dorcas ntibigeze bitabira ubukwe bwa Empire cyangwa se Murindahabi Irene. Impamvu yabitewe nuko bishobora kuba bivugwa yuko nubwo babihishe ngo batandukanye neza ngo nta kibazo kibirimo, ariko amakuru mfite zandani mfite kandi nizeye nuko Murindahabi na Vestina na Dorcas badacana uwaka. Ni byinshi bigumye kugenda biba, cyangwa se enda tubona abo yatumiye n'abatatumiye. Bamwe mu bastari bari bahageze kabisa bifashe neza, bawita ba Fuad bameze neza. Rocky yongera amubwira tugiye ukiri muto, ariko ndagira ngo nanone mbabwire cyangwa se mbahe amakuru ku nzu Murindahabi agiye kuba yatahamo cyangwa se yahagera. Ni inzu nziza, inzu yakageretse imeze neza, inzu igiye gutahamo. Bajya bavuga ngo nutinda umuntu, nutinda iyo utinze iyo utinze Imana yagutegera, cyangwa se iyo utinze hari byinshi uri kwitaho. Burya utinda mu nzira ariko ugatoraguramo ibintu bizima.
afite umugore mwiza umusumba umeze neza, natibagiwe na ba Rugaju Regan nabo bari bitabiriye ubukwe bahari. Natashye mu nzu nziza, akiye umugore mwiza umusumba w'inzobe. Papa b'abahungu bikundira abana b'inzobe cyangwa se abana bameze neza, ni umwe mu bakobwa beza se cyangwa Emirene ashatse umugore mwiza. Ikindi nanone nagira ngo mbapudetingeho kijyanye n'ubukwe cyangwa se kijyanye n'imibereho yabo, agiye kuba bafata akaruhuko bajya ahantu ku mazi, baba ariho bakomereza imibereho cyangwa se igihe kingana runaka, ariko sinzi igihe neza, ariko amakuru yangezeho mu butasi bwanjye nakoze nuko Murindahabi Irene ndetse n'umugore we Lilian bamaze kuba bemeranya yuko baba bagiye ahantu bakaruhukamo igihe runaka kugira ngo bazagaruke i Kigali na Murindahabi akomeze akazi kiwe. Ni byinshi biri kugenda biba cyangwa se bivugwa na benshi, nguyu ni bimwe nari nahateye ibitsikamiro nari mpari, ngira ngo amafoto muraza kugenda muyabona. Nubwo kwinjira bro ni abavumbyi bari barimo, mwana kwinjira ni abavumbyi bari barimo, ubwo udafite imvite bro, udafite imvite kwinjiramo hariya byari ibisazi. Ndagira ngo noneho mbaganize ku kandi gatendo Irene yakoze muri kiriya gitaramo, numva kansekeje cyane. Yes, agatendo nababwiraga Irene yaje kugerageza kuba akora cyangwa se yakoze nuko yafashe abasitayi bose, ngira ngo ifoto muri kugenda muyibona, akabambika ibintu bisa, bagakora udutendo dushya. Nahise nemera yuko burya umugabo aba afite n'amafaranga, aba afite ingoma amashyi nyinshi imbere yiwe. Ziriya zose namaze kubona yuko ari ingoma amashyi, kubona baba jene twemera nka Rocky n'iki, nawe bageza bamukubita agakora, aramubwira ati kuba utararongora uracyari umupeti, nigenda nubwo atabirara, ariko ntabwo bimenyekana, nubwo atabirara ngo ntagire ukuntu yigenza, ariko nanone kutera intambwe ukavuga ati imibereho y'umugore cyangwa se kubaho k'umugore ubu ngiye gutangira kubishyira mu nyungu zanjye cyangwa se mu nshingano zanjye kugira ngo abeho yitonze. Bruce Melody nawe yarahabaye 5/5, ntago ntagenda nawe namuvuze, nawe yarahabaye agenda batamo show cyangwa se atambuka. Burya na Bruce Melody niyo wamubona atambuka my friend, uhita ubona yuko ari show imeze neza, sibyo? Bruce Melody niyo yatambuka gusa iteka show ibigenze neza, niyo wakoresha igitaramo akahanyura ukavuga yuko azaba hari, ubwo nibyo ndi kuvuga nka show. Chris nawe niyo yatambuka ukareba iriya misatsi ye, ni bimwe mu bintu bikwereka cyangwa se bikubwira ati show yamaze kuba show. Ndagira ngo rero mbabwire ikintu kimwe, wowe utaragera ku cyo ushaka cyangwa se wowe ugifite inzozi uhanganye nazo utarageraho, gerageza kubaho nk'uko ndabishaka, uzagufasha kubaho cyangwa se uzagufasha gutagetinga kuri ya focus yawe. Gerageza ube focused on your target, wigendera ku yandi marangamutima, wowe komeza inzira watangiye nziza, imbuye isezere, kugira ngo imibereho yawe nawe ntukoreshe ikirori kizitabirwe n'abasitari cyangwa se kizitabirwe n'abantu bakomeye. Ndagira ngo mubwire cyangwa se ngenda nkubwira yuko iteka nutihesha icyubahiro nawe uzakuba. Gerageza kwiyubaha, gerageza utange ibintu abandi batatanze, gerageza kugaragara neza kugira ngo ibintu bigumye kuba bombastic. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, ni Bombo Cry Empire. Reka mbashimira mugumye kugenda mugubwa neza, Imana igumye kubaha umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.